twongeye twariye twanyweye ariko aho ni mu buryo bw'umubiri. Twebwe rero hari n'ubundi buryo tuzanamo bw'umwuka, uburyo bw'umwuka nanone twongeye twariye twanyweye ariko mu buryo bw'umwuka. Sizi niba uri kubasha kubyumva, kumva amagambo ari mu ndirimbo, amagambo akiza, amagambo afasha, amagambo azahura abantu cyane. Noneho muri iyi minsi isi ubona ko yugarijwe n'ibibazo, abantu bari stress, biri ku rwego mbese namwe muri kubona, ariko noneho twongeye twariye amagambo y'umwuka cyangwa amagambo y'ubugingo yongera kudutungira ubugingo. Yego rero bakunze babona TV rero nongeye kubasuhuza nibagiye ndetse n'abari hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda, cyane cyane abantu badukurikira bari mu Bugande, za Bujumbura, aho za Kinshasa ndetse no mu Burundi ndetse n'ibindi bihugu byo hanze y'u Rwanda n'ab'i Kigali, bose ndabasuhuje. Nk'uko bisanzwe rero muri kumwe n'umunyamakuru wa Habona TV ariwe Jackson. Kuri izi kamera za Habona TV rero murabona ko dufiteho umujeni, ugacongo, ugashati ku bintu batamenyereye ku bajene bo muri Kigali, ariko uko biri kose nyine arabeza n'ababi tuba dufite hano ku ino si. Ntago wabana n'ababi gusa. So tudatinze rero reka dutangire tumwakira kuri kamera za Habona TV atwibwire ndetse tubwire n'igitumye abaye ari hano. Kaze kwa Habona TV. Murakoze kunyakira. Yego. Amazina nitwa Kwizera. Nkaba ndi umwana w'umusore nyine nk'uko mubibona, ushima Imana, ndi umujene. Murakoze rero kunyakira kuri kamera za Habona TV. Yego, wiyumvemo ikaze rero hano ku Habona TV. Yego. Dukunda abantu. Bakubwiye yuko kamera, buriya kamera, amatelefoni ndetse n'ibindi bintu ari byo bintu bifasha abantu kugira ngo bakubona ahantu henshi, wakwiyumvisha ko abantu barimo kukureba ari nk'abangahe. Byagorana kugira ngo ni imagine abantu nyine badukurikiye, ariko uko biri kose ntekereza ko bashobora kuba bake cyangwa benshi, ariko ntago babura. No mu gihe cya Isiraheli ngo Eliya igihe yibazaga niba abantu bose bo muri Isiraheli babaye bo gusenga ibigirwamana Yezebeli yari yarazanye muri Isiraheli kw'iyi mahanga, Eliya yatangiye kwibaza icyo kibazo, Imana imubwira ko hari abandi bantu ngo 7,000 batigeze bapfukamira Bali. So igihe icyo ari cyo cyose rero uko biri kose ntago wabura abantu bake cyangwa benshi, ariko burya nubwo baba bake beza buriya sayizi ngo icyo biba bitwaye, nta kintu biba bitwaye rwose. So bwa mbere ugeze kuri kamera cyangwa uri umuntu watwo, wabonye ko nabaye proud yabyo. Umuntu watwo kuri ibi ubu n'ubwo nanjye mbaye umwe mu bantu bagaragaye kuri kamera za Habona TV. Habona TV numva nyine najyaga mbona nkurikira ibiganiro byayo, ndi guscrollinga ndi nko kuri TikTok, kuri YouTube. Yego. Habona TV ibiganiro byayo kuko narakanze na subscribe. Naho ikiganiro cyanyu kimwe bitanga subscribe, navuga ni byibuze ikijyano kuri kigomba kujya gisohora inkuru nshyashya. Aba umwe mu bantu ba mbere bagomba kumenya ko cyasohoye, bamenya ko byageze hanze. Urumva rero nanjye nubwo mwanyakiriye, ariko mwakiriye umuntu n'ubundi wanyu. Ako se tutarajya kure ko nk'umujeni ushima Imana ko iyo myaka yawe, yego, agagombye kuba umwe ko kanura cyangwa hari ubundi bwoko akagaka. Aka kantu rero byo biragoye, ahubwo kwanza ikina bivuga agize ngo si izuba riri hanze aha ngaha ryo riroroshye. Aka kantu rero ku myaka yanjye biragoye. Sometimes nyine hari n'igihe usanga ndangana n'abantu burungano, abantu nyine turi mu kigero kimwe, nkigenda turi ahantu turi kuganira,
turi gusangira iyo abandi baba baratumiza utwitwa ntago mba mbizi uretse n'ibyuma ngo ibyitwa ibyuma bana biciye nyine bari gutumiza ibyemewe ibiriho byemewe bayita amabiya ngo ni amabiya ubwo ni indimi z'amaharya ubwo ni yes noneho ngewe bagatungurwa no kubona ntumije agafanta bakibaza ese nyine ukabona babaye nk'aho babitindaho ukibaza nyine numva uri kumwe n'abantu b'abajene bagenzi bawe buri wese ari kunywa kabashije nyine ubwo bwoko uri kumbwira nyine bakabona ntumije agafanta bahita ikibazo cya mbere bambaza bibaza se gute nuko ari kubishaka cyangwa ntago unywa harya ngo ni amabiya mbabwira ko urumva ndi proud yo kuba ngiye ninywera agafanta ngo ko nyine ntanywa inzoga bamwe ugasanga nyine birabatunguye babyibajije ntago bishoboka ati wabona uzinywera aho tutareba wihishe noya njyewe ndi proud nyine y'ibyo nywa kandi mba numva binyuze yego njye ninywera agafanta kandi nta kintu kaba gatwaye noneho iyo gakonje nka nkundi kukanywa gakonje iyo gakonje ko rwose kaba kari fayini rwose cyane se ko nazo bashobora kuzazicara turanywa iki noneho aya ntago kajyanye na kose ntago fanta bayica batazica ninde wari uzi ko nabera babica ninde wari uzi ko bavuga ngo inyama ntago ahubwo wenda icyo ntekereza bashobora wenda gushyiraho uburyo runaka cyangwa se amakondishonizi haba wenda mu kuzikora uko zasohotse uko zinyobwa ariko fanta bura nta kintu zitwaye ahubwo mbona no kubwira abantu rwose mukiziritse ku bintu by'uducupa utwo ducupa twanyu rwose ni ukuri tubahaye ikaze ku gafanta amata juice amazi ibintu nk'ibyo hari umuntu twigeze gutera story arambwira ngo buriya gukina abantu banywa amabiya baturusha umva yego uko ibintu byose babinywa ahubwo uranyibukije baraduhenda urumva ngewe wenda niba nywa aka gafanta ngasanga umuntu wenda anywa ku gacupa urumva igihe duhuye mbasha kunywa aka gafanta tukagasangira bigakunda ariko igihe tugeze ahari ako gacupa ngewe ntabwo ndebaho rero ndi kukubwira ibintu byose babyisanga amazi bayanywa fanta iji bayinywa na biya yewe ibonetse barayinywa babireke rero ubu nonaha hari nk'ibirahure bibiri cya biya n'icya fanta yego shavuga ati reka urumva ni fanta nyine ni fanta nuguhita nyoboka fanta nuvuga ni ibintu bita byikora ariko abaye ari umuntu unywa biya tayari byose nuko uritimura diregite ziri kuganira n'abajene bagenzi bawe nyine hari uwo twigeze kuba turi kumwe nyine mu masaha ya premidi nyine ari izuba ryinshi turavuga ati igihe turi kuganira reka dushaka ahantu tuba tunywa atumiza nyine ako gacupa noneho nyine nanjye ntumiza hari natumije nyine n'ubwoko bw'akajuice natumije noneho sinovuga ngo n'agafanta wenda kaje mu ivide kari akajuice kari mu gacupa gasanzwe ariko yarambwiye ijambo nyine numva yaramumerekeje nyine yarandebye yambwiye ati muvande kuri umuntu umujene umuntu nka mugenzi wanjye ati iyo ndibona ndi kunywera mu ivide uri kunywera ngo yakisenga agapipiri ngo iri kunywera ngo mu gapipiri ngo k'abana nyine numva aramumerekeje ko ndavuga nuko biri kose burya umuntu aba agomba uko ari proud y'ako gacupa nawe agomba kuba proud y'icyo ndi kunywa kandi nta kintu biba bintwaye yego n'agafanta kanjye murashoboye nako turashoboye nawe fanta tayari ubu niyo ndimo kwinywera muri ino minsi nawe uri umukunzi wayo narayobotse fanta ni nziza rwose ahantu mutari kuyikunda sinzi ngo muherereye ntabwo muramenya aho ibintu byiza biri aho ibyiza biri babwire wowe babwire ba joining ubundi mbereke ubwiza bwa mujye mukanywa gakonje mu masaha nk'aya premidi rwose kagenda kakagwa ku mutima ugahita uvuga uti mana rwose niba wari waravuze birasohoye cyane rwose yego none se twavuze menshi twibagirwa kuvuga kituzanye ushaka ko ubwira abanyarwanda gitumye wicaye kuri kamera murakoze banyarwanda namwe banyarwandakazi uko bere gorora ikinyarwanda yishyizemo ngo nta namwe nyine ubwo n'abanyarwanda ngo namwe abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange ujye uvuga rero ngo abanyarwanda muri rusange
abanyarwanda murakoze kuko uvuze ngo ubwo abanyarwanda ni igitsina gabo n'abanyarwandakazi ni igitsina gore. Yego. Ngo abanyarwanda namwe ubwo ngaragaje ko hari n'abari hari. Ushobora kuvuza ikinyarwanda cyane. Ikinyarwanda niryo somo numvaga cyane. Okay. Ngaho dukomeze n'akana ajya dukosora. Karagaciyeho. Yego. Abanyarwanda muri rusange. Yego. Igitumye turi hano kuri kamera z'Ahabona TV ntago ari izi fanta nk'uko twabiganiragaho. Hari igitumye ndi hano nk'intumwa. Yego. Kandi intumwa nziza burya ngo nitwara ubutumwa uko yabuhawe kandi ikabugeza aho yategetswe kubugeza. Yego. So rero ubutumwa bwo narabuhawe. Iyo ni ingingo imwe. Ya kabiri ndabuzana aho rero nari nategetswe kubugeza nahangaha nahageze. Rero ndanze kubasaba nyine mu bwumva uko muri nuko nabuhawe, ariko ndatekereza ko buri clear ntago ari ibintu bicanganye, ni ibintu bisobanutse. Ni ibintu rero bidasanzwe. Mbanze mbabwire ko ari ibintu bidasanzwe. Ndabihera hehera biragoye ariko korari. Yego. Korari itari korari dusanzwe tuzi, itari amakorari dusanzwe tuzi asanzwe. Yego. Ni korari y'umuryango. Yego. Korari yitwa Ijwi Riheruka Family Choir. Ni korari kuyita y'umuryango nuko ukuvuga ngo ni daddy, ni mami. Yego. N'abana. Yego. Yego. Ubwo nuvuga ngo ni iyo famille cyangwa se ni umuryango ugize nanone iyo korari. Noneho iyo korari kitwa Ijwi Riheruka Family Choir. Mushobora wenda kuba bamwe mutari musanzwe muyizi cyangwa muyumva, ariko ntekereza ko iki ari cyo gihe nyine kigeze noneho ngo mwumve iyo korari. Dufite igitaramo. Dufite igitaramo kuko sinzi niba uri kukumva. Ubwo hari abantu twita ngo abavumba. Akajambo bahita bavuga ngo aha twongeye twanyweye. Twongeye twanyweye. Ariko twongeye twanyweye. Ariko aho ni mu buryo bw'umubiri. Twebwe rero hari n'ubundi buryo tuzanamo bw'umwuka. Uburyo bw'umwuka. Nanone twongeye twanyweye ariko mu buryo bw'umwuka. Sinzi niba uri kubasha kubyumva, kumva amagambo ari mu ndirimbo, amagambo akiza, amagambo afasha, amagambo azahura abantu cyane. Noneho muri iyi minsi isi ubona ko yugarijwe n'ibibazo, abantu bari stress, biri ku rwego mbese namwe muri kubona, ariko noneho twongeye twariye amagambo y'umwuka cyangwa amagambo y'ubugingo yongera kudutungira ubugingo. Rero nzanywe no kubabwira muri make gahunda y'igitaramo cya korari Ijwi Riheruka Family Choir. Yego. Igitaramo se urikije ibitaramo bijya biba byo kuronshinga indirimbo, ubwo si ronshi wabimenye ronshi no kuronshinga indirimbo cyase gushyira ku mugaragaro ahagaragara indirimbo zacu. Abanyarwanda tube dufata amatike muri arena se dukatishe. Ubundi ibyakabaye byiza ubundi umuntu yagombye kuba ari gutanga amakode yo gufata amatike. Ariko ikiza cyacu ntago ari ibintu bigoye. Akenshi hari abantu bagira ngo ibintu bitagoye n'ibintu biri easy byoroheje biri cheap. Oya, ntago ariko bimeze. Twebwe ni ibintu byoroshye ariko bidasanzwe. Kuba byo bidasanzwe kuko uburyo revo biriho tugiye gushyiraho no gukatisha amatike n'ibindi biguzi byasa nkaho bigoye abantu. Icyo dukeneye ni time yawe gusa wowe ubwawe. Wowe shaka time, ibindi umbaze location, umbaze time, umbaze buri kimwe. Yego. Ubwo se umwanya ku bantu bari nko muri Kigali, bundi muri makeya budi tubwire turangire kizabera he? Okay. Rero mu by'ukuri mu magambo makeya, korari Ijwi Riheruka dufite igitaramo ku itariki 29 ku kwezi kwa munani uno mwaka wa 2026. Dufite igitaramo cyo kuronshinga cyangwa gushyira ahagaragara indirimbo zacu, umuzingo w'amajwi, indirimbo 7 ndetse n'izindi ndirimbo, umuzingo w'amashusho, indirimbo 7. Vuga ngo
ubundi zakabaye ronche ebyiri, hakazaba ronche yo kuronshinga indirimbo z'amajwi, hakongera kubaho indi yo kuronshinga amashusho, ariko twebwe bizabera rimwe. Uwo munsi abantu bazatangira kumva indirimbo za korali yacu ndetse banagira gute banazireba. Vuga ngo uzajya wicara iwawe kwa kundi burimo wiruhukira bwe atari kore kambe ndeba iriya korali ijwi riheruka. Yego, ni ibintu bibiri rwose bizaba ari special. Rero nuko gahunda zimeze. Icyo gitaramo kirahari ku tariki 29 azaba ari samedi kuwa gatandatu après-midi guhera saa 7. Guhera saa 7 igitaramo kizaba ari yavuga kwanzika, tuzaba twanzitse ngo ari gushya. Yego vugo za kiraro ubwo niko nabyita cya kinyarwanda nyine wahoze ubwera. Yego, abarundi bo nibavuga gutangura sinzi nka gitangura. ni ugutangura. Reka tujye tuvuga indimi zose tuzari bandi bari kutwumva ntawamenye. Yego ubwo ndumva noneho uwo munsi ndumva hazaba hahiye, azaba ari kuwa gatandatu bati agacongo kanjye benshi bundi bavuga kuwa gatandatu, ariko twebwe by'umwihariko cyangwa se no kuvuga twebwe icyo ijambo ry'Imana rivuga cyangwa Bibiliya uko igaragaza, azaba ari kuwa karindwi cyangwa se ku isabato, cyangwa se namwe mutamumva neza iyo mivugire ni aho twita nyine kuwa gatandatu. Yego, azaba ari ku isabato guhera isaha y'isa 7 igitaramo kizaba gitangiye. Uribaza uti location noneho location no kuvuga ngo ni Intara y'Amajyepfo, akarere ni Kamonyi, umurenge ni Rugarika, akagari ni Bihembe, umudugudu Kadasaya, ahitwa Paris. Tuzatwibereye nagari France ni Paris. Ubwo tayari nabwiye ubundi ibintu byacu si muri Kigali gusa. Ubu tugiye kujya twurira n'indege tayari ubu twagiye. Yego. Mwebwe gusa mupfa gukatisha itike, mugomba kuzabamo habaye mwese. Uraza gupininga nimero hano kuri no video mubaza amakuru ushaka kumva, kuko agisha uvuga se nkanjye ko nuye nkaza Nyagatare kandi kwizera nkaba narakunze ajya mu zita imizingo. Yego, DVD se cyangwa nyine album se? Yego, album y'indirimbo zanyu. Yego, nakunze album y'izira ndirimbo. Ubu nkanjye tuye za Nyagatare, za Nyabihiyo, za Nyabitekeri, kugira ngo nifatikanye namwe bizasaba iki uburyo bwo kuba nahagera. Hari uburyo bw'amatike biriho cyangwa kuba bikurimo no kuzuka itwaje? Okay, no kuvuga ngo ku muntu wese wese ubishaka no kuvuga ngo nago bigoranye, nago hagoranye. No kuvuga ngo kubahazi wenda reka tuvuge uri kuva mu mujyi wa Kigali werekeza mu majyepfo, vuga ngo uca nyine Ruyenzi nk'ibisanzwe, ugakomeza ukagera ahitwa Bishenyi, ugakomeza ni umuhanda umwe ukagera ahitwa mu Nkoto. Iyo ugeze ahitwa mu Nkoto rero ntago ukomeza, moto wahasanga iyo ariyo yose. Nubwo uburyo ari ibintu ari ahantu horoshye kuharangira umuntu uwo ari we wese. Umumotari wahasanga uwo ari we wese ukamubwira ngo njyana Paris kwa Mudivi, Paris kwa Mudivi, arakuzana akagutereka ku irembo aho da. Ruvuga abantu bizagora wo nageraho hitwa mu Nkoto, cyangwa se niba waba uri ku Kamonyi, ariko akenshi mu Nkoto buriya niho hari enoza, niho horoshye cyane kuba wahita wagera mu buryo butagoranye. Ukabaza umumotari uwo ari we wese uti Paris kwa Mudivi, arakuzana ku irembo agahita agushyira. Ibintu byaroroshye. Yego. None se tugiye mu buzima busanzwe bw'izo ndirimbo cyangwa se kunuza nyine kw'ibyo bihangano. Yego. Ni gute mwaje kwicara muravuga ati twebwe nka famiye, twebwe nk'abakoranabushake, ubwo siko twabyita, reka dutegure indirimbo kuva kuri I kugeza ku kadomo ka nyina, ibitero pati bike n'ibiki. Naje kubitekereza gute, igitekerezo cyaje utubona?
Okay. Iyo ni inkuru ndende. Ni inkuru ndende kubera ko ni na korari ntekereza ko imaze iminsi, imaze igihe. Ntago rero ari korari y'imvuka ije vuba ikabitangiye no gukora ayo maronshi n'imicyoya. Ni korari imaze igihe, yatangiye mu gihe runaka, itangira gukora indirimbo bisanzwe, tangira kujya mu studio gukoresha imiziki cyangwa se ababizi gucurisha nyine kugira ngo baguhe beat yo kuririmba. Igihe uri kuririmba ufite nka sorute cyangwa no ku rusengero n'ahandi, ugakonekta ya beat muri mixer, then abakoraliste mukafata ama mic muntu n'umukaririmbira kuri ya beat iri muri mixer, indirimbo ikaza yuzuye. So ibyo nabyo urumva nk'abantu tugitangira hari urugendo nyine rutoroshye urabyumva. Ibyo turabikora birarangira, tugatangira kugira amasorute, tukajya kuririmba haba mu bukwe, haba mu bitaramo by'andi makorari, haba mu byo twita amavuna, haba ku rusengero. Mbese dutangira gukora mu by'ukuri nk'andi makorari yose. So none rero igihe kiza kugera tuza kugira igitekerezo nanone kisumbuyeho. Urumva twari tumeze nk'umwana ukura, twagiye tugira aho tuva, aho tutera intambwe handi tukayihakura tugakomeza gutyo gutyo. Ariko duhanga izindi ndirimbo nshya bwacu ari twebwe tubyikorera deja tukaziyandikira. Tuba dufitemo nyine mbese umuryango wacu ntago usanzwe ko abandika barimo, abatoza barimo, perezida wa korali. Kandi urumva ni wa muryango ndi kuvuga, urumva ni dadi ni mami n'abana. Ariko ubwo muri abo harimo abandika indirimbo, harimo abatoza, harimo perezida, harimo discipline, harimo umubitsi, harimo yego no display cyane kuko turi korali by the way. Ni bya bindi bajyaga batebya no kubyara ikipe n'abasimbura. Urakoze cyane umbaye kure. Rero twebwe twarabyikemuriye ikipe n'abasimbura. Niba dadi ari perezida, ndanza kumwubahira inshingano ze nka perezida wa korali. Ariko noneho nituza kugera wenda igihe turi muri repetition dukeneye umutoza, nanjye raza guhagarara umutoze kuko ndi umutoza kandi ndi umuhungu we. Mugane tuva muri repetition n'umwene dadi ariko uzi ko nyene y'ishati. Wari urimo kumubwira ati hagarara ese yitenari yawe ko irimo irazamuka cyane, gerageza umanura jyana n'abandi, wowe yari utoga bimeze gutya na gutya. Yego nuko rero bimeze nyine ari ibintu bidasanzwe. Ushobora kugira ngo turi kurepetera nuko ari ibintu bidasanzwe. Ni story ndende. Ubwo rero turubahana bitewe nyine n'umurimo buri umwe ashinzwe muri korali. Yego. So nuko rero ni ibyo naringezeho mvuga. Igihe cyarageze noneho dutekereza ko indirimbo zacu twumvishe ko zizwi n'abazizi naho twageze n'amaguru yacu naho twaririmbiye. Urakoze. Ariko turibaza tuti ntago ubutumwa bwiza dutwaye cyane ko twiyise ijwi riheruka. Nyine ni ijwi riheruka nyine urabyumva. Tugomba iryo jwi riheruka gushaka uburyo ryagera kure rikabwira bose abakure n'aba hafi. Twasanze rero nta bundi buryo ni ugukoresha indirimbo nyine tukaronshinga nk'ibisanzwe, indirimbo zikagera hanze yego mukazumva mukazibona. Yego twata ya mbere yo ni yanjye. Urakoze cyane. Ndizera ko n'umuntu gongo ukuri iki kiganiro inshingano zo nawe yarangije kuzumva. Yego. None se buriya rero kuyavuga siko kuyamarayo. Kandi buriya umuntu aba afite byinshi byo kuvuga yabonye uko avuga, si byo se? Yego. Rero reka duse nkaho tugana ku musozo w'iki kiganiro. Gira utuntu tubwira usaba abanyarwanda bari kureba iki kiganiro. Mbese nyine ndashaka ko ugira ikintu ubwira abanyarwanda kuri iyo ronshi yanyu, icyo uri kubasaba ko bagufasha. Murakoze. Kuri iyo ronshi ikintu twifuza cya mbere ni mwebwe ubwanyu. Buriya ntekereza ko wateguye igitaramo nk'icyo ngicyo ukaza kukisangamo uri wenyine, byaba ari ibintu bikojeje agahinda. Sinzi niba ariko nabivuga biteye agahinda ariko bikojeje isoni. Ubwo niko twabivuga. Iki Rwanda cyacu kirazana kutwigorera ubwacu. So rero
support ya mbere twifuza ni mwebwe kuhaboneka mu gitaramo kuko nimwe twagiteguriye twebwe indirimbo zacu turazizi rero twe dukeneye ko noneho namwe muzimenya urumva ni mwebwe dukeneye yego rero ikindi ku muntu utazahaboneka turaza gushyira hanze ama platforms nyine indirimbo zizarumva nako tuzazisohora gutyo gusa zaba zifite ahantu zibarizwa tuza kubahereza amacano mushobora kuba mwasura mukatureba mukazumva iyo niyo nkunga ya mbere kandi ikindi tutahora kuvuga inkunga y'amasengesho kuko birashoboka ko twebwe nk'abana b'abantu dushobora gupanga tugategura igitaramo mu buryo buri completely nyine nta kintu rwose twumva ko kibura ariko nanone ntikikunde ntikinagende neza cyangwa ngo nikibe so rero mudusengere dusengere korali yacu y'umuryango igitaramo kizagende neza kizabe kiri smart muzadukunde by the way njya mbibona ku social media mudukunde mudufollow so rero muzadukunde korali y'umuryango family choir yego korali ijwi riheruka urakoze cyane katugane ku musozi w'iki kiganiro twari dufite tuzagaruka ni buri munsi ibiganiro nk'ibi tuzatugenda tugaruka bakunzi bahabona TV rero mukande subscribe mukore share comment kandi icyo gitaramo ni muzahabure tuzagishyira live ngire ngo kuri YouTube samo cyangwa ndimo gutekereza ashaka kuzashyira kuri YouTube nanjye nzaba nate micaye kuri kwabona TV nandi gufata tonto namwe nyine ubundi bazaba basa nkaho bahari ibiganiro nk'ibi rero by'ubwenge birimo inyigisho nakagaruka kwabona TV ciao